Yes, ndagusubuje muri studio za Kingdom GBTV. Yes, nkuko bisanzwe murabimenyereye, ni Bon Vivant muwa muri kumwe. Hanyuma nta kindi kiba kituzanye muri studio za Kingdom GBTV, nta kindi ni irushanwa rikomeye cyane. Amahanga isi yose yahuruye bati muze murebe ibintu bigiye kuba mu Rwanda nagatangaza. Koko nibyo muri East African Community ni ibitangaza bitabaho. Hanyuma icyo nakwibwirira nuko ibintu byose bimeze neza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nkibisanzwe muri studio za Kingdom GBTV ndaza kwifashisha impuguke kugira ngo ibintu byose bigende neza. Hanyuma nta kindi tugiye kuvuga kuri rino siganwa ry'amagare ku rwego rw'isi rigiye kubera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni ibintu bikomeye cyane kubera ko amahanga yose yahuruye, isi yose irahurura, amakamera yo kuri isi yose ni nkaho azaba ahanze amaso igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nakubwiye nitwa Bon Vivant, iyi ni Kingdom GBTV, nakira n'umutumirwa w'umunsi muri studio za radio ndetse na televiziyo Kingdom GBTV. Yes, turabakiriye tubahaye ikaze. Okay, murakoze neza cyane Bon Vivant, murakoze neza kuntumira muri studio zanyu za Kingdom. Okay, nkuko mubizi neza mwese murabizi ko muri iki gihugu cy'u Rwanda hagiye kuba haba isiganwa ry'amagare ku rwego rw'isi. Iri rushanwa rikaba ritangira kuri iki cyumweru tariki ya 21 z'ukwa 9 2025. Mwese nyine ko mubizi ni irushanwa ibihugu byinshi byagerageje kuhatana ngo ribe ryabyakira, ariko birangira byanze. Hahitamo u Rwanda ruba rwo ruza ku mwanya wa mbere kugira ngo rwakire iri rushanwa. Mu by'ukuri Bon Vivant, urabona ukurikije uko u Rwanda rwiteguye, muri make twavuga ko imyiteguro yagenze neza. Rwagerageje kwitegura mu bintu byose. U Rwanda, umujyi wa Kigali urabizi muri Afurika no wa mbere, niho mujyi usukuye neza cyane muri Afurika. Rero no kugira ngo iri rushanwa ryo ryaza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni ibintu byinshi bagiye bareberaho kugira ngo u Rwanda rube rwakakira iri rushanwa. Yego, mu byo navuga rero buri u Rwanda umwihariko dufite icyo bita umutekano. Umutekano w'u Rwanda buriya ninagereranywa. Turirinda tukarinda n'ibindi bihugu. Icyo ni ikintu nabonye gikomeye muri rushanwa bagenderaho kugira ngo bajye gutanga irushanwa rigiye kubera mu gihugu. Buri bihugu byinshi byagerageje gushaka kwakira iri rushanwa, ako ntibyakunda. Mu by'ukuri nkaba numva ari ishema ku Rwanda kuba rwakakira iri rushanwa. Rero nkaba numva ko ndabizi neza dufite abakinnyi bazi kunyonga igare, bagiye batwara Tour du Rwanda, turabizi mu bihe bitandukanye. Yego, tuvuga ko iri rushanwa rirakomeye pe. Hazaza abakinnyi bo ku rwego rw'isi bazi kunyonga igare, batwaye za Tour de France, batwaye za Giro d'Italia. Murabizi ibyo ni ibintu amarushanwa akomeye cyane ku isi. Nta munyarwanda n'umwe urakina ayo masiganwa, ariko ndabizeza ko abanyarwanda bashobora kutwereka icyo bita ibyishimo. Oya, nibyo tukazishima rwose. Abanyarwanda bakatwereka banyonga imisozi y'u Rwagasabo bayizamuka. Banafite n'ifemba, nabonye n'amarangi barasize, imihanda irakeye neza cyane kabisa. Kamera niziba zaje zino zihenze pe, bizaba ari bicika. Mu by'ukuri Bon Vivant rero, ejo bundi ubwo narindi ahantu timu y'u Rwanda iri gukorera imyitozo, naje kwegera umwe mu bakinnyi, ndamubaza ati se wa musore, urabona uko ubona iri rushanwa rimeze, uranamuzaskaho? Umutipe arambwira ati iri rushanwa tugomba kuza tugahatana tukaraka iki gikombe twagisiga mu Rwanda. Mu by'ukuri se wewe Bon Vivant, ibyo umunyarwanda yambwiye wowe urumva ari byo koko? Ibyo yakubwiye nanjye ntacyo narenzaho, kuko nabonye imitegurire y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, mbona ko ari imitegurire y'akataraboneka. Mbona ko bizanga byakunda hari ishusho tuzasiga ku isi muri rusange.
Yes, bwana nyakubahwa Omali, nkuko narindi kugenda mbikubwira, ntabwo u Rwanda rwacu ari urwo gukinishwa mu bintu bigendanye n'ifoto. Nagira ngo nkubwire ngo barateye basiga amarangi, umuhanda uri kwaka, ibintu bizaba bimeze neza, kuko nubwo ubona dufite amakamera, ntabwo dufite amakamera ameze kimwe. Hari ibitangazamakuru byo hirya no hino ku isi biba bifite amakamera arenze, bishatse kuvuga ngo iyi shusho u Rwanda rwacu ruzaba ruriho, isi yose izabibona muri rusange. Ikintu dushobora kuzunguka ni byinshi cyane, nkuko uwo nguwo yabivugaga, tuzunguka ibintu byinshi cyane, harimo kuba twakunguka abandi bakerarugendo benshi cyane baza gusura u Rwanda. Ubwo ni ukuvuga muri make visite Rwanda iziyongera, ariko mu by'ukuri muri rusange nagira ngo tutihererana umwanya, twakire n'abantu ku nyakiramajwi, nabo batubwire uburyo ki iki gikorwa byibura kimeze, cyateguwe hirya no hino, nabo batubwire, ntabwo turihererana ijambo. Yes, ku murongo wa telefone turakira umuntu. Yes, hello. Hello. Yes. Muravugana nanjye Eric. Yes, Eric. Eric guturuka Rwamagana. Ni Kingdom GBTV. None wowe nta mpinduka wabonye kuri rino tegurwa ry'umukino w'amagare, igikombe cy'isi kigiye kubera hano mu Rwanda? Murakoze. U Rwanda ni igihugu cyiza, abanyamahanga bose baragikunda. Niyo mpamvu barugira icyizere bakarohereza iryo rushanwa. Rero nabwira cyo abanyarwanda bazatwereka ibyishimo, twirebera igare twishimye. Yes, ngayo nguko Eric Rwamagana, urakoze cyane. Hanyuma n'abandi ntabwo muhejwe, turaza gusoma n'ibitekerezo byanyu ku rukuta rwacu rwa YouTube ndetse na Facebook, turahabaye cyane. Hanyuma reka dufate akanya k'akaruhuko, turagaruka mu kanya.